Muri kino gihe tugezemo abenshi bakunze kuvuga ko ari vize cyangwa se ko ari bigezweho, aho benshi bakunze kwiyambika ubusa cyangwa se bakambara imyenda itabakwiriye kugira ngo barusheho kwamamara ku mbuga nkoranyambaga, benshi bigana imico yo mu bihugu byo hanze. Gusa hari n'abamamara kubera kwambara neza cyangwa se kubera imyifatire myiza bagaragaza bigatuma bakundwa n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze. Muri ino video tukaba tugiye kurebera hamwe abakobwa 10 bamamaye kubera ubwiza bwabo cyangwa se kwihesha agaciro binyuze ku mbuga nkoranyambaga, aho banyuzaga amafoto yabo meza ndetse n'amashusho bambaye neza, bigatuma bakomeza gukundwa cyane. Turahera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, tumara kujya ku mwanya wa mbere tuza kuhasanga umukobwa ukunzwe cyane kurusha abandi kandi utarigeze wamamazwa no kwiyandika cyangwa se kwambara nabi. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abakobwa abari. Uraza kutubwira uwo ukunda cyane cyangwa se ukurikira cyane kurusha abandi muri abakobwa 10 tugiye kurebera hamwe. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga umukobwa witwa Muhoza Nathalie Atete, abenshi bamuzi ku izina rya Atete Nathalie. Uyu akaba ari umukobwa mwiza cyane kandi ukunzwe, aho akunze kugaragara muri filimi zitandukanye kandi akaba ari n'umunyarwenya ukomeye cyane. Yagaragaye muri filimi zitandukanye twavuga nk'iyitwa Amarira y'Agatumba, yasohotse ku itariki 29 Nzeri 2018, aho igizwe n'iminota igera kuri 30 n'amasegonda 30. Yagaragaye no mu yindi filimi yitwa Niko Zubakwa, ari umukinnyi w'imena cyangwa se akaba ariwe yagizemo uruhare rukomeye cyane. Ku byatumye uyu Nathalie Atete akomeza kwamamara cyane. Yakunze kuvuga yuko yakuze yifuza kuzaba umunyamakuru, gusa ngo amara gukura yasanze afite impano yo gukina filimi ndetse n'urwenya. Bikaba byatumye uyu Nathalie Atete agaragara ku mwanya wa 10 w'abakobwa bamamajwe n'ubwiza bwabo cyangwa se n'ubwitonzi bwabo ku mbuga nkoranyambaga. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga abakobwa 3 bagize itsinda rya Mackenzie. Gusa uri ku mwanya wa 9 ni uwitwa Uwase Katia Kamari, akaba avukana na Miss Nishimwe Naomi wabaye Miss Rwanda 2020. Uyu Katia Kamari akaba ari umukobwa wamamajwe cyane n'ubwiza bwe ndetse no kwihesha agaciro, aho bano bakobwa 3 bakundaga gukoresha idirishya ry'iwabo byakundaga kurasiraho izuba bakifotoza kandi bagakora utuvidewo duto basubiramo indirimbo z'abahanzi bakomeye, bigatuma bakomeza gukundwa cyane ndetse no gukurikirwa. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga n'undi mukobwa uri mu itsinda rya Mackenzie witwa Iradukunda Brenda, nawe akaba ari umukobwa ufitanye isano na Miss Nishimwe Naomi, nawe baravukana. Bakundaga gusubiramo indirimbo z'abahanzi bakomeye cyane ndetse banagapostinga amafoto meza, bituma bakomeza gukundwa cyane kandi barakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga kubera ubwiza bwabo ndetse no kwihesha agaciro. Dukomeje ku mwanya wa 7 nanone turasanga umukobwa uri mu itsinda rya Mackenzie witwa Kelly Marina, akaba ari mushiki wa papa wabo, bivuze yuko ababereye nyirasenge. Nawe akaba ari umukobwa mwiza cyane benshi bakunze kuvuga yuko aberwa n'amafoto bitewe n'uburyo yifotoza yambaye neza kandi agakora utuvidewo asubiramo indirimbo z'abahanzi bakomeye cyane, byatumye akomeza gukundwa. Nawe akomeje kugaragara kuri uwo mwanya wa 7 nk'umukobwa mwiza cyane kandi wamamajwe n'ubwiza bwe, apana kwiyandika cyangwa se gutesha agaciro. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga umukobwa witwa Uwase Fiona. Uyu akaba ari umunyamideli ukomeye cyane. Ubusanzwe abanyamideli bazwiho kwambara nabi cyangwa se kwambara imyenda itabakwiriye kugira ngo barangaze cyangwa se batume ababareba bakomeza kubitegereza. Gusa Uwase Fiona we siko bimeze, ahubwo yambara neza n'ubundi ntibabure gukomeza kumwitegereza bitewe n'ubwiza bwe ndetse n'uburyo aba yambaye neza bimuhesha agaciro. Ikindi wamenya kandi kuri Uwase Fiona ni uko ari murumuna wa Mimi, umuhanzikazi ukomeye cyane wize mu kigo cya Nyundo cyigisha umuziki, akaba akunzwe mu ndirimbo zitandukanye by'umwihariko mu yakoranye n'abandi bahanzi bise Ndaryohewe. Uyu kandi akaba ari we munyamideli wambara neza kurusha abandi bose. Yatangiye kwamamara yiga mu mashuri yisumbuye, aho ifoto yiwe afite umutaka yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Instagram ndetse na Facebook, bituma akomeza gukundwa cyane. 2015 yambitswe ikamba rya Nyampinga uberwa n'amafoto yiga mu mashuri yisumbuye. Bikaba byatumye Uwase Fiona agaragara kuri uwo mwanya wa 6. Tudatinze tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bakobwa 5 batamamajwe no kwiyandika cyangwa se kwambara neza nk'uko benshi bakunze kubikora, cyane cyane bigana imico y'abanyamahanga. Gusa mbere ko tubageraho nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri umurongo wa YouTube, utarakora subscribe, like, share na comment kuko ni ingenzi cyane kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha. Tudatinze ku mwanya wa 5 turasanga Mutabazi Sabine, benshi bazi ku izina rya MTV. Uyu akaba ari umunyamideli ukomeye cyane nawe wambara neza akaberwa n'amafoto kandi akaba ari n'umusizikazi ukomeye cyane ufite ubuhanga budasanzwe ndetse n'impano nziza mu gukora ibisigo.
Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga umukobwa wa Rutagungira witwa Kirezi Gladys Rutagungira. Uyu mukobwa nawe yaramamaye cyane bitewe n'ubwiza bwe ndetse no kwambara neza. Ubusanzwe nta kindi kintu akora cyatuma yamamara nko kuririmba, gukina filimi, gusiga cyangwa se ibindi bituma benshi bamamara. Uretse kuba ari umukobwa mwiza cyane kandi uzi kwifotoza akaberwa n'amafoto gusa. Ibyo byonyine byatumye yamamara, bigaragara nawe ko ari umukobwa wihesha agaciro. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa kane. Kirezi Gladys Rutagungira. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzikazi ukomeye cyane witwa Ingabire Jeanne d'Arc Butera, wamenyekanye ku izina rya Butera Knowless. Uyu niwe muhanzikazi wambara neza kandi witonda, akaba akunzwe n'abatari bakeya bitewe n'ubwiza bwe ndetse n'impano afite yo kuririmba. Niwe munyarwandakazi cyangwa se niwe muhanzikazi wenyine wabashije kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mu myaka igera ku 8 cyamaze gihatanirwa mu Rwanda, aho ari we yaje kucyegukana 2012 ku nshuro ya kabiri. Uyu kandi bitewe n'ubwiza bwe yavuzwe mu rukundo n'abandi bahanzi bakomeye twavuga nka Safu Madiba, bavuzwe mu rukundo igihe kirekire, gusa nyuma baje gutandukana, aho yaje gusezerana na producer Ishimwe Clement imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko, bakiyemeza kubana akaramata, aho kugeza ubu bafitanye n'abana. Uyu akaba ari umuhanzikazi wenyine wambara neza witonda, aho poste ziwe zikunze gukundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nko kuri YouTube, Facebook, TikTok ndetse no kuri Instagram. Bikaba byatumye Butera Knowless nawe agaragara kuri uwo mwanya wa gatatu nk'umunyarwandakazi mwiza kandi utarigeze wamamazwa no kwiyandarika. Niba nawe uri kubibona cyangwa usanzwe umuzi, tubwire muri comment. Tudatinze reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Shenge, nawe akaba afitanye isano n'abo mu muryango wa Miss wa 2020, Miss Nishimwe Naomi. Uyu Shenge nawe ni umukobwa mwiza cyane nk'uko uri kubibona, witonda, wambara neza. Uyu nawe akaba akunze kwifotoza amafoto meza cyane, bikaba byatumye yamamara. Nawe ntabwo ari umuhanzi cyangwa se umukinnyi wa filimi nk'uko benshi bikunze kugenda kugira ngo bamamare, uretse kuba ari umukobwa mwiza cyane kandi uberwa n'amafoto, byonyine gusa byatumye yamamara kandi arakundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Se ku mwanya wa mbere uratekereza ari uruhe mukobwa? Tubwire muri comment bitewe n'abasitari bose uzi, utubwire uwambara neza, witonda, ufite indangagaciro n'umuco nyarwanda, ubona koko yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa mbere muri aba bakobwa 10 bambara neza kandi bitonda, ndetse bakaba ari n'abasitari bakunzwe cyane. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga Miss Nishimwe Naomi, Miss wa 2020. Uyu mukobwa ni mwiza cyane, aritonda, aseka neza kandi yambara neza, bituma akomeza gukundwa na benshi. Uyu akaba afite ishinya nziza y'umukara benshi bakunze gukunda, akaba afite inzobe nziza y'umweru, akaba afite imisatsi myiza ndetse akaba anakunzwe cyane. Uyu kandi akaba afite umugabo ukomoka mu gihugu cya Ethiopia witwa Michel Tesfaye, nawe akaba ari umugabo mwiza cyane kandi witonda. Mbese muri make couple yabo ikaba ikunzwe cyane ugereranyije n'izindi mu Rwanda. Bikaba byatumye Miss Nishimwe Naomi agaragara ku mwanya wa mbere mu bakobwa bamamajwe n'ubwitonzi bwabo ndetse no kwambara neza. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, gufungura n'inzogera kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha. Nimba ari wifuza tubwire muri comment.